Ndi papa sava. Oui chérie. Mbwira se wahageze? Niko. Hako ndumva ukiri kuri moto da? Uyu ariko wowe waburetse gukupa? Waburetse gukupa noneho nkahita nkubwira ibintu uri bunzanire muri alimentation. Oya. Kandi nyine ngira ngo mbikubwire oya. Chérie ntukanze. Niko. Niwe ndashaka ngo mbikubwire byose umaze kuhagera. Ngaho ishyura motari ntacyo mpita ntangira mbikubwire wageze. Mbese nawe ntangire kubikubwira kandi utaragera. Ntangire mbikubwire utaragera muri alimentation. Yego. Oya, wowe. Okay. Winjiye? Noneho nzaniramo ibiro 3 by'isukari. Yego. Zimwe ziba zifunze. Ibiro 3 by'isukari ushyiremo n'agakarito k'amata. Urabona duhari? Aha. Ubwo rero ugiye kundebera akabanga. Uzanire n'akandi. Waburetse chérie n'akarushusha. Aha, ubwo urazana n'amapringozi. Ubwo ikindi si ubwo reka numve. Ubwo aho hantu uri wabona amapome. Yigusha nta pome mfite. Pome zanshiranye. Oya nta kibazo shusho. Nta kibazo my love. Wowe nzanira ibyo ngibyo. Oya nimba hari ikibazo se? Oya nta kibazo. Wowe wareba nyine akantu twaba turi kunywa se kubizina. Ntabwo nabisuzugura. Banguka ndanagukumbuye no kuri kw'Imana. Umva ndashaka shana nuzana brokoli hari agasosi nabonye nshaka gutekera. Nazo nuzibona uzizane ko zo wenda suri butinde se. Ndi chérie. Urambwiye ko ushobora no kurara. Oya ninjye uri buteke ntugire ikibazo. Kandi ukubwira ngo uzana utu brokoli nkwereke utunuza agasosi ngakorera. Nako tuzane nta bishu n'amashufrere nuyabona. Ikindi ubwo washyiramo za poivro zimwe zitukura n'iz'umuhondo. Wesho. Wowe nubona harimo bafite n'ibintu umuntu yakoresha isosi wabizana ntacyo.
kumbuye viandashe. Okay, nazo nta kibazo waziza ukaza kuziteka cyangwa tukareba ko twazazirya ejo nabyo buriya ntacyo byatwaye. Cyangwa warega ntabwo ndi hamwe. Umva ndi gukata inzu yose, ndi kwiruka ahantu hose. Umva sawa ntari bishiri ngaho banguka n'ubundi uri hafi y'iwanjye. Sawa sho. Okay, nimba noneho bamaze kubigupakingira wakwishyura noneho ukaza. Ubwo warebamo n'amapapayi nyine n'amapome, numva ari byo bintu ntari mfite muri frigo. Baburetse n'inanasi zanshiranye di. Sawa shiri, banguka ndagutegereje. Sawa. Imana ikunda abagabo rega ntabwo hereshaka. Ngo ni ibintu bipfa kuza bihubutse gutyo gusa. Igisohoci ahita abona ko mbimanitse none. Nguko ibitegurira ndumva ngenda ndumva ko babiteguye kabisa. Banze ngusoze ntabwo wari unkumbuye. Sava sheri ntumbwire ko wamanitse amafoto. Sheri nawe urashobora Sheri biragutunguye? Birantunguye cyane ahubwo. Yego. Ni ubwa mbere bino bintu byambaho ukamarika mu nzu yawe. Ariko buriya nikomeze. I love you, my only one. Yeah, you're my one and only one. No, ariko ngiye nikomeze iyo nkunze umuntu nta bintu byo guhishahisha. Ndagukunda nkagukunda wese. Ku buryo utikira muri salo. Muri salo gusa. Urabona ukumanitse aha muri salo. Ni nakumanitse mu mutima wanjye. No, ufite inyota hano hanze nabonye hari izuba. Ya, hari izuba ryinshi cyane. Naho ubundi ngiye nukomeze nimba nkunze umuntu mba ngomba kubishyira ku karubanda abantu bose bakabimenya. Ndikumva n'umuziki numvuga. Yego. Manzo mwishiriye nzo. Siko numva nabifashe nk'ibintu bisanzwe. Kandi foto kawe nakoze si keza. Numva ni keza ndanagakunda. Yego.
nose mbabare mbwira nibwo tugitangira gukundana usumanika muri salo burangiye nikomeze ubwo ndagira ngo hatazagira nimba ari n'uwari umfiteho igitekerezo aba abyibagiwe ewana abisibe mu mutwe anyibagirwe. nose sheri ubu si ushobora kuneza nk'abakobwa regura umusore mwiza n'abakobwa hanze mama n'ukuntu bakurwanira ubu ntabwo ushobora kuzandukira. Ariko ngewe buriya ngewe ko mfite uburenganzira bwo guhitamo umuntu nshaka kandi uwo muntu ni njyewe kandi uwo muntu nyine ari kwigaragaza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ngewe mba ngira ngo nimba hari n'uwari ufite igitekerezo neza agira uko bishoboka kose n'ibinashoboka njye ncaho nawe acaho ntiyongere kumvugisha. mbese ubundi ubu ngubu nk'ubu wahozeho ubundi muri make nanjye nahoraga nibaza ahantu wabaga ataraza mu buzima bwanjye. ibi byishimo ko nari mbikeneye ubuzima bwanjye bwose. Ni njyewe rero ni njye bita byishimo. Amazina yanjye ubundi amenshi bakunze kunyita byishimo. Rero nubwo nyine umurira agasurprise wenda iyanjye nyine nabigeze kuri level yawe ariko nanjye I got something for you. No, come on. Are you surprised? Yeah. Ko njye ntarabyumva se? Damn. This is a lot. Nese ko nenda no gushyiraho tatuwaje y'amazina y'abantu ku gahanga. Wowe uzatuma niyabura none iwacu bambure. Yego. Kamwereka ka. Funga amaso. Funga amaso. Come on. Yafunga amaso cyangwa urimo kwikina? Funga. Okay. 1, 2, 3. Open. Hano. Ego. Babe, come on. Nese warabimenye ko nkundi iwaye? Erega ukuntu twaganiriye tugitangira kuganira mubaza ibintu ukunda ukamenshoninga nanjye mpita nkabika mu mutwe wanjye. Rero cyagiye ndi muri supermarket nakabonye ndavuga yeah. Thank you very much. You're welcome. Ndumva nishimye. Nanjye wanshimishije rega. Umva ko nyine nibyo nyine Imana yarabikoze ariko by the way tuve no muri ibyo. Nari nateguye utubuto hari ikibazo kuko urukumva ndagira ngo dute duteka kuri ibi waruzanye. Rero urumva nyine nagiye muri supermarket mva mu bintu nabibuze njya mu isoko. Reka basi mbanze muri douche then wanyereka ahantu douche. No, it's okay. Afate swime ukanize swime nyine kuko nayo mfite. No, ariko nta kibazo. Nago wagenda ureye n'akaneke kamwe se cyagatunda. Ndarya n'ingaruka. Okay, nta kibazo genda ufate swime. Ntago mazi. No, come on. Hano rega hamaze kuba nk'iwawe. Hano hamaze kumera nk'iwawe. No, genda mu cyumba cyanjye ufate swime na douche nihiri then urahita ugaruka. Mu cyumba cyawe? Urebe na t-shirt nini wambara nta kibazo. Mu cyumba cyawe? Hari icyo bitwaye? Okay. Come on, uracyangirira amasoni. Come on. Nese n'ubundi kutari kugenda utakigiye na. Hagera urebe. Chérie? Babe! Oui, boo. Wari ugiye se bana? Nari ngiye kuraba kuri gate hafunze. Kutambaye ngo ujye koga. Birebye. Birebye? Birebye.
Reka neza ntabwo ndiko. ibi ni iki? Ni amafoto y'abanyamideli. Y'abanyamideli? Ubwo nanjye ndi umunyamideli se? Ko mbona amagambo yanditseho aramwe. Ariko se nanone nimba ugiye ahantu wagiye ugenda ufite ibikujyanye. Wewe winjiye ahantu ugiye kujya guhenereza munsi y'igitanda ngo urebe yiki. Fone yanjye iraguye nose ntabwo nari kuyitoragura. Kwanza ikibazo ntabwo aricyo kibazo ndi kukubaza, ibi ni ibiki? None se sinkubwiye ko ari amakirishi y'abanyamideli bamurika imyenda mu Butaliyani. Nanjye nakubaje, nanjye ndi umunyamideli ko amagambo yanditse kuri bano bakobwa nanjye ari yanyanditseho. Ariko se nimba nkunze amagambo yanditse ku makirishi y'abanyamideli nawe nkayandika ku mafoto yawe ni ikibazo. Utangiye kungira inzangu uri kubona ndi nzazame ku buryo uri kumbeshya ngo abana umunyamideli. Kose tuvugishije ukuri swimi ba munsi y'igitanda. Ntabwo ikibazo hano ari swime. Ndi kukubaza aya mafoto y'abakobwa ubitse munsi y'igitanda cyawe. Rero nyine nibyo turi kuvuga. None se amafoto agiye kuba ikibazo. Zananya gufashe muri. Umfashe iki? Ndashaka unsobanurire uburyo amagambo yanditse ku ifoto yanjye ari yanditse kuri aya mafoto y'abakobwa bandi. Umwe, babiri, batatu bagiye batandukanye. Sheri? Ibi ni ibiki mbona? Ahubwo se ukorera iyi agence ko bambwiye ko uri umunyamideli. Ndi umunyamideli? Wowe? Ahubwo se wowe uri hano handi? Hanjye? Sheri, uyu mukobwa arakora iki hano? Sheri. Ahubwo se aya mafoto amanitse hano kubera icyo amanitse nyine? Amafoto yanjye ari? Hari igihe uza ugasanga hamanitse iyi ngiyi. Hari n'igihe n'undi aza agasanga hamanitse. Hari n'igihe undi aza agasanga hamanitse. Kuki? Diaspora, ibi ni ibiki? Ni kirishi. Kirishi? Ndimo ndakubaza ibi ni ibiki bimanitse hano muri salo. Ubundi si umukobwa arakora iki ahangaha? Wambwiye ngo iki? Twe dufitanye izihe gahunda? Nari nakubwiye ko ntari bwirirwa hano ndakubwira ngo uze kuhagera nta kibazo. Nka nyuma ya saa sita cyangwa ndakubwira ngo ndakubwira. Icyo bagakomera nituje kabisa. Ese uri mu yihe mikino wa muhungu? Uri mu yihe mikino? Umukobwa umwe arasohoka amanika ifoto ye n'undi yasohoka amanika ifoto ye. Urimo urafata abakobwa ukabakina nk'abakina akadansi, nk'abakina agatenesi. Ese urumva nta kibazo ufite muri urwo rutwe rwawe? Urumva nta kibazo ufite muri urwo rutwe rwawe? Ariko rero iyi ni problème gérable. Ntabwo byumva neza kabisa. Ni ukuvuga ngo iyo mvuye aha ngaha umanika ifoto y'undi mukobwa, nawe yasohoka ugafata ifoto y'undi mukobwa nayo ukayimanika. Mwese madede uretse wenda ko wenda byahoze ntuzi no kwisondeka kabisa. Barabakobwa uba watoranyije. Barabakobwa urabazi koko. Ntago ari abanyarwanda n'abanyamahanga. Erega utarazambwiraga ko muri abanyamideli. Bitangiye guhinduka, utangiye no kubagira abanyamahanga. Ariko nakubwira diaspora uri kumva ntukajya wirirwa gukina n'imitima y'abakobwa, wirirwa wakinye n'abakobwa. Ntukajya wirirwa gukina n'imitima y'abakobwa diaspora. Wowe urafata abantu kwirirwa bakina nk'akadasi, kwirirwa ubazengurutsa nta n'isoni. Wagicucuye cy'urutwa rubi. Ariko oroha basi. We ntabwo bwajya ugira. Uzi ibintu byose yambwiye ngo njya kumuhahira muzanire hano. Njyewe ntabwo iki cyari igikapu nje nikoreye. Anyiriza muri supermarket anjyana mu isoko ngo ninjye kumuhahira. Imbwa y'imbwebwe kumbirirwa ikini no mikino. Ariko ntimukarwane n'ibikigezweho. Wagicucuwe ibiki turwana nabyo. Hano urusoni. Kuko bandije bamurega. Komande yari ibonetse. Nayashyize kuri kode ntacyo mwabiterekaho.
uretse gusohoka areka gusohoka se iyi mishinga iramureba nasohoka ngo tubaze tukubaze ariko se umuntu w'umugabo yasanga nasohoke tukubaze cyangwa nisa atubwire niba ari buze gukemura ibibazo birangaha nawe byinshi mu byo nta kintu umugabo mugenzi we bari kumuniga akamuta mu aya mafoto se niwe yapurinze ngo ngagume ngo tumubaze harimo umukobwa wera harimo umwana we niwe nyiri agence se ko wambwiye ko ari abanyamideli byagenze biteze papa sava bana nyagasani uriya ni sasa umanitse hariya uyu ni madederi nawe wisanze hano dore n'abandi bakobwa hano akazi gakorwa muri iyi nzu ni uko uyu muhungu umukobwa wese uje hano ari we amanika hano akamubeshya akamukunda yarangiza akarenzaho kuza uje kumureba akagutuma ibintu muri alimentation ngiye wagira ngo narinza narinjye muri ikigo cy'imfubyi cyangwa narinjye muri amashuri gwiki yaraguze ibintu nahashyuze ibintu yantumye ngaho ngo imbuto ngaho ngo za shufurere ngaho ngo za brokoli ngo sinzi ibiki ibintu nawe ubwo ushobora kuba udafite ubushobozi nuko uba wabyihahira urukundo rushya ararumanika uri buze uwo munsi si rushya papa sava kuko izo nkundo zose ziba zihari uri buze uwo munsi muri iyo nzu iyo foto yigomba kuba imanitse agisohoka aramanura ifoto amanika iyo undi uri buze mu kandi kanya nuko nguko niyo mikino yirirwa akina abantu yirirwa akina n'imitima y'abakobwa yarabafasha bagira utudenesi wagira ngo reka nkubwire madede ariko se wabaye uretse madede ibyo bintu bakwigiye diaspora ubu nimwe mwahashye gukireba ibintu byose nazanye hano yantumye imbuto ntuma ibintu ngo byo mu gikoni amanyama n'ibiki byose nagenda haha wajya nandi guhahira ikigo cy'amashuri ahubwo afite poroje da ejo ufite poroje sha inzara yarateye rwose bakamira sonza none iri kwihahira ese niba bakuye ibintu mu menyo y'ibikona uranarambukirwa musore gufata ifoto y'umukobwa ukajya kuyipuritingisha warangiza ukayimanika yata ukayimanura undi yaza ugapuritingisha indi ukayimanika wayata ukayimanura uri no kuri nuza asageraho kuri nuza papa sava ibyo ngibyo urumva bikomeye urumva bikomeye cyo kuze kambwiye diaspora icyo urufunguzo cyo sinzi ukuntu kakwisobye ako urufunguzo karakwisobye uraruma nawe ubundi utaza kumpa urufunguzo sha yanjye wari uyariye ayanjye wari uyariye ngo nari kuzakuzana amafaranga y'inzu ejo yo kwishyura inzu wari uyajyanye ayo ngayo ariko ararokotse imana ishimwe wabandiwe gicucu kibi ingegera imbesire mujura ruharwa mayibomye gusa uwo ni wowe uri gukorera ntuzi cyororoka abantu se diaspora na sasa wari ugiye kumurya na sasa wari kumurya perezida ese komande ntiyareje ngo urukwavu se na sasa mwari kuryamana wahana ariko bana nyagasani harya ibyo muzanye nawe mwagahita barya none ariko naba yaguze da aba yaguze iki wayashyize harya kuri kode wayashyize kuri kode nari nayashyize kuri kode ubu narindiwe n'imbwa rubebe kabwebwe itanakingiye waragiye se ngira ngo noneho utamire kwa ujyumura ese ntukeneye ayinzu basavaretse tukijyanira mujyana ariko urabanza wishyure amafaranga yacu yose Basava nanyishyura ibintu byose ntushaka kwicara uko kwiga ukina n'abantu wirirwa warafasha abantu gukina nabo wirirwa ukina n'imitima y'abantu madede utahuramo ibyo bazikuremo kwa gicucu urifata ukirirwa ukinisha abantu ngo urabakunda wowe wigeze ubona umuganga uvura imitima utazanandogesha wambogo